Ndabasuhuje inshuti n'abapampe mwese munkurikiye. Reka mbabwire ko ngiye kubabwira ku nkomoko y'uburaya. Inkomoko y'uburaya ku isi ni igihe kirekire kandi ikomoka ku mpamvu zitandukanye zishingiye ku mateka, umuco, ubukungu n'imibereho rusange y'abantu. Uburaya bwagiye bubaho mu mico itandukanye kandi mu bihe bitandukanye, kandi bugaragara nk'ikibazo cyari gihari kuva mu bihe bya kera cyane. Mbere yuko nza kubabwira ku bintu bishobora kuba byaragize uruhare mu gutuma habaho umwuga w'uburaya, nyemerera nimba hari indaya muziranye uzinsuhurize. Ibuka kubabwira ko ari abana mu gakino, ko amateka tubwira ko abakoze uyu mwuga kera bo bitabiraga n'amarushanwa. Ubwo ndavuga abakobwa cyangwa abagore bicuruza. Ntari nakomeza, reka mbibutse ko ibikorwa byose bifitanye isano no gucuruza abantu, yaba kwicuruza cyangwa gucuruza abandi, ibi byose bihanwa n'amategeko. Nimba ufite inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe ukora uburaya, sinkubwiye ngo umuhutaze, kuko n'Imana yahaye umugore witwa Rahabu umugisha. Uyu mugore witwa Rahabu, nimba ugisoma Bibiliya wareba mu gitabo cya Yosuwa ibice 2 umurongo wa 1 kugeza wa 21. Rahabu yari indaya, yari icyamamare, yari akasamutwe ndetse n'abami b'ibihugu bari bamuzi, Yeriko yose yari imuzi. Yari umugore ucyura abatware, ariko nyuma yo gufasha intasi z'Abisirayeli kwihisha, Imana yaje kumugirira neza kubera icyo gikorwa yakoze, birangira nashyizwe mu miryango y'abana b'Imana. Uwo mbabwira ni Rahabu wari uzwi nk'indaya. Nyemerera ngo usubize inyuma ku bintu bimwe bishobora kuba byaragize uruhare mu gutuma habaho uburaya. Amateka n'umuco. Mu bihugu bimwe byinshi byo mu bihe bya kera, harimo n'umuryango wa kera w'Abagiriki n'Abanyaroma, uburaya bwari bwemewe kandi bukagira uruhare mu muco. Hari ahantu henshi cyari igice cy'ubuzima bw'imihango, cyangwa se ugasanga babufata nk'umurimo wemewe. Mu mico y'ibihugu bimwe, uburaya bwashoboraga kuba bwarakoreshwaga mu rwego rw'imihango yo gusenga, mu bice bimwe bya Mesopotamia na Kanani, ibyo twakwita temple prostitution. Ubukungu. Ubukene n'ibibazo by'ubukungu byagiye bituma abantu bamwe, cyane cyane abagore, binjira mu buraya kugira ngo babushakire nk'imibereho. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Ibi ngira ngo biratwugarije. Ndavuga Abanyarwanda, Abanyafurika muri rusange. Mu bihugu byinshi, abantu bavutse mu miryango ikennye cyangwa badafite ubundi buryo bwo kubona amafaranga bashoboraga kwinjira muri uyu mwuga nk'uburyo bwo kwikura mu bukene. Intambara n'ingaruka zayo. Intambara zagiye zisiga ibihugu byinshi mu bibazo bikomeye by'ubukungu. Abantu bava mu byabo cyangwa bagata imiryango yabo. Ibi byatumaga bamwe bisanga mu buraya kubera kubura aho bakwerekeza. Ivangura rishingiye ku gitsina. Mu mateka, abagore benshi nta burenganzira bagiraga bwo kwihitiramo ubuzima bwabo. Benshi binjizwaga mu buraya n'abandi bagakoreshwa ku gahato, maze abicuruza bagakoreshwa nk'ibikoresho, cyane cyane mu mico y'aho umugore yabaga atagira ijambo. Byatumaga uburaya bujya imbere nk'indi myuga yose. Ubucuruzi bw'abantu, human trafficking. Kuva kera, ubucuruzi bw'abantu, cyane cyane abagore n'abana, bwagize uruhare mu gukwirakwiza uburaya ku isi hose. Iki kibazo cyarakomeje ndetse kiracyariho mu isi y'iki gihe. Imyizerere n'imyumvire y'abantu. Hari aho byafatwaga nk'umurimo usanzwe, cyane cyane mu mico aho abantu babonaga ko imibereho y'umugore cyangwa umukobwa iciriritse, nk'itagira agaciro. Ubwiyongere bw'ibitekerezo byashingiraga ku kwinezeza cyangwa gusesagura ubutunzi nabyo byagize uruhare mu gukomeza gushyigikira uburaya. Ibi n'ubu biracyariho. Gutegekwa n'ibyaha, abanyabyaha, isi y'abanyabyaha. Mu gihe runaka, cyane cyane mu mijyi minini, uburaya bukunze kuba bukoreshwa nk'ibindi bikorwa by'ibyaha by'ingufu. Abantu bakabukoresha ku gahato kubera amashyirahamwe y'ubuhemu cyangwa ingaruka z'imiti biyobyabwenge. Ndi kubabwira ku buraya, inkomoko y'uburaya. Nubwo uburaya bwakomeje kubaho mu mateka, ahantu henshi bakomeje kugerageza kurwanya iki kibazo cyangwa uyu mwuga mubi. Bagatanga ubufasha ku babukoramo ku gahato, cyangwa bagashaka n'uburyo bwo guteza imbere ababukora kubera ikibazo cy'imibereho, ariko byakomeje kuba ingorabahizi. Ndavuga uburaya, ndavuga abicuruza, ndavuga gucuruza abantu, umwuga mubi. Ese kubizera Imana twabivugaho iki? Reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku buraya. Igitabo kizwi nk'ibyahumetswe n'Imana, Bibiliya, ivuga ku buraya mu buryo butandukanye, ikagaruka ku buryo bw'umwuka. Uburaya bwo ku mubiri, uburaya busanzwe, ubwo ndavuga uburaya bukorwa hagati y'umugabo n'umugore cyangwa umusore n'umukobwa. Reka mbasangize bimwe mu bice by'ingenzi bivuga ku buraya muri Bibiliya. Uburaya bwo mu mubiri. Bibiliya yerekana ko uburaya ari icyaha, kandi ikanatanga ingero z'ababukoraga cyangwa se ahabaye ibikorwa bijyanye n'uburaya. Umwana w'umukobwa witwa Tamari n'umusaza witwa Yuda, ari we sebukwe.
inkuru usanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 38 cyose. Tamari yitambitse mu maso ya sebukwe Yuda kugira ngo amutere inda, nyuma yo kubura ukagira ngo havuke umwana muri uyu muryango, cyane ko yari yarashyingiwe abahungu babiri b'uyu musaza kugeza hamurindirije na bucura, ariko bose nta muteye inda. Yuda yaje kumufata nk'indaya, ariko nyuma aza gusobanukirwa ko ari we ukwiye kugira uruhare mu gutanga umurage muri uyu muryango. Reka mbasuhuze mwese abantu bitwa Batamari, abitwa ba Eri, Onani, abitwa ba Shera, abitwa ba Peresi na ba Zera. Erega mujye musoma mumenye inkomoko y'amazina yanyu, cyane ko umunyarwanda yagize ati so nta kwanga kwita nabi. Burya izina niwumva rinakubangamiye uzarihinduze, kuko hari n'indi mvuga igira iti izina ni ryo muntu. Mu bundi buryo rero indaya zigaragara nk'icyitegererezo cy'umwijuto. Mu gitabo cy'Imigani ibice 7 umurongo wa 10 kugera wa 27, umwanditsi w'imigani yerekana ko indaya zishobora guhendesha abantu gukora ibyaha, kandi agasaba abantu kwirinda kugwa mu mutego wazo. Ndavuga indaya. Niba uri umukristo ukaba waragiriwe ubuntu ukakira ubutumwa bwiza, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntago nasoza ntakubwiye ikindi cyiciro cy'uburaya aho wakwisanga nawe uri ku isonga. Ubu ni uburaya bwo mu buryo bw'umwuka. Muri Bibiliya uburaya ntibuvuga gusa iby'ubusambanyi bw'umubiri, ahubwo abantu bakora ibinyuranyije n'amategeko y'Imana cyangwa bakaba bahinyuza ibikorwa by'umwuka wera, ibi nabyo byitwa uburaya. Uburaya bw'umwuka cyangwa guca inyuma Imana. Abantu ndi kubwira noneho ubu ngubu nta guca ku ruhande, n'abakristo kandi turumvikana. Ndabwiye igihugu cya Isirayeli nk'umugore w'indaya. Mu gitabo cy'abahanuzi Hoseya igice cya 2 umurongo wa 2, Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 15 kugera wa 34, ufate Bibiliya usome. Imana igereranya Isirayeli n'umugore w'umuhemu cyangwa indaya, kuko Abisirayeli bari baratanye mu kwizera kwabo bakajya gusenga ibigirwamana n'imana z'abanyamahanga. Babylon y'uburaya. Ibyahishuwe igice cya 17. Babiloni yiswe indaya ikomeye, igereranywa n'ubutegetsi, ibitekerezo cyangwa imyizerere itandukanye n'iy'Imana, ituma abantu benshi bata inzira y'ukuri, inzira yo gusenga Imana, inzira yo kumenya Imana, inzira yo kubaho bizera. Nyemerera rero n'ubundi wankurikiye, reka nkubwire imwe mu myitwarire Imana idashaka. Bibiliya irwanya uburaya n'ibikorwa bijyana nabwo, ikabigaragaza nk'ikizira kandi bitera ingaruka mbi. Icyaha cy'ubusambanyi muri Sodomu na Gomora. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 29. Nubwo amateka ya Sodomu na Gomora ahanini ashingira ku bindi byaha by'urugomo n'ubusambanyi, uburaya bwo mu mubiri burimo nk'igikorwa cyo gusuzugura amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ku buraya. Mu Isezerano rya kera Imana yihanangirizaga abantu kwirinda uburaya no kutabugira igikorwa gihabwa agaciro. Izi nkuru zisanga mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 29, Gutegeka kwa kabiri ibice 23 umurongo wa 17 ndetse na 18, uzasangamo izi nkuru. Urukundo n'imbabazi z'Imana kubabaye indaya cyangwa kubakoze umwuga w'uburaya. Nubwo Bibiliya yamagana uburaya, igaragaza ko Imana igirira impuhwe no kubabarira ababaye mu buzima bubi, nyuma bagafata icyemezo cyo guhinduka. Imyitwarire ya Yesu ku bagore cyangwa abakobwa b'indaya. Yesu yahuye n'abagore batanditswe mu mateka nk'abakiranutsi barimo indaya, ariko yagaragaje urukundo n'imbabazi. Izi ni inkuru usanga muri Yohana ibice 8 umurongo wa 3 kugeza kwa 11. Aha niho abanditsi b'abafarisayo bazaniye Yesu umugore ushinjwa ubusambanyi, maze bisoza Yesu amubwiye ati sinaguciriyeho iteka, genda ntuzongere ukora icyaha ukundi. Mariya Magadalena, nubwo bitagaragazwa mu buryo bweruye ko yari indaya, ariko Mariya Magadalena yakuweho abadayimoni 7. Inkuru usanga muri Luka igice cya 8 umurongo wa 2, kandi yahindutse umwigishwa rwose ukomeye wa Yesu. Reka mbibutse ko icyegeranyo cy'uyu munsi twavuze ko inkomoko y'uburaya mu buzima busanzwe n'icyo Bibiliya ivuga ku buraya. Umwanzuro: Bibiliya irwanya uburaya kuko ari ikimenyetso cy'uko abantu banyuranya n'inzira z'Imana, haba mu mubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka. Nyamara ikagaragaza ko Imana yiteguye kubabarira ababihagaritse bagahinduka. Ubutumwa bukuru ni uko Imana isaba abantu guharanira gukora ibyiza no kwirinda ibikorwa bishobora kubashora mu byaha nk'uburaya. Reka nkubwire ngo nimba waba nawe ukora uyu mwuga cyangwa ufite inshuti zawe zikora uyu mwuga, uruhare rwanjye n'urwayo rurakenewe. Uyu mwuga ntago ari mwiza kubera yuko ari bimwe mu byaha bikorerwa imbere umubiri, bimwe mu byaha Imana yanga urunuka, bimwe mu byaha amategeko arwanya yivuye inyuma, kwicuruza cyangwa ugacuruza abantu. Wakoze kunkurikira, reka mbashimire nk'ibisanzwe. Mwari kumwe na Jean Pierre Havugimana cyangwa John Advisor, umujyanama wanyu wihariye.
Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wakwandika muri komenti. Ushobora gusanga utarakora subscribe, ukaba utajya ukanda kuri like, ukaba utajya uduha na komenti zawe ngo tumenye uko wakiriye inkuru zacu. Wabikora naho utaha. Welcome to